dutangiranye n'umukobwa ufite umusego ari kugenda areba impande n'impande bigaragara ko nawe yari afite ubwoba. Yaje hano muri salo, hari uwari uryamye, yaje ku mutwe we aratsindagira kugira ngo amubuze guhumeka ubundi ahita apfa. Ese bari gupfa iki? Kubera icyo ari gukora ibi byose? Arakomeza aratsikamira cyane. Mwibutsa gukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeza, ukande no kuri iyo buto ya like. Kumbe wari gutsindagira, azi ngo ari gutsindagira ku mutwe, ntago yaryamye arebesheje umutwe hariya, wagira ngo nawe yari abizi ko abantu babana bamuhiga. Nawe yaryamye acuramye, arangije avamo arareba ukuntu bari kumunigagura. Uri kumunigagura nawe azi ngo rwose ari kumuheza umwuka, gusa icyo atazi uwo yibwira ko ari guheza umwuka, ari kumwitegereza, ari kumureba. Uyarangije afata video, ashobora kuzabivuga ko bamuhiga, bamuvuga nabi, ariko ababibwira bakabyumva ukundi bitandukanye, bakavuga ati ubwo ahubwo nuko utamushaka, ati niyo mpamvu uri kumwambika urubwa rwo kuvuga ko ashaka kuguhitana. Yafashe akavideo amaze kugafata, arongera asubira muri covereri, arakomeza ariyorosa. Uyu nawe yarasindagiye, azi ngo ari guhitana umuntu, ari kumuvutsa ubuzima, gusa icyo atazi uwo ari gutsindagira ahubwo ari guhitana ibirenge. Sasa agatima kabi nta nubwo yageze umutima wo kwegura ngo anarebe ko uwo yari ari gutsindagira yapfuye byarangiye. Yahise afata umusego avuga ati ndagusoje, ndakurangize. Ati ubu rero igikurikiyeho misiyo yanjye ntago yari iyi ngiyi, nubwo nawe wari uri muri misiyo, ariko icyangizaga hanini ni impapuro z'imitungo, ahubwo ndamenya muzibika he. Atari kangaha mu kabati niho nabonye boss azishyira. Kumbe uyu nguyu ni n'umukozi, ariko umukozi wo mu rugo yahawe akazi kugira ngo afate uno mukecuru amunigagura mukure ku isi, kubera ko uno mukecuru ari usigara mu rugo, narangiza afate ibipapuro by'imitungo, ibipapuro by'ubutunzi byose byabaga hano muri runo rugo ngo abijyane. Mukecuru arongera aramufilima, aramukamera, arimo acagura ibipapuro, akuramo iby'ubutunzi, ibindi abisubizamo. Agize amahirwe anga yabiguyeho, abona nibyo, abyegeranije neza abona birahura. Mwabantu mwe, ibintu bigeze ahantu habi cyane, kugeza aho umuntu asigaye avutsa ubuzima mugenzi we kugira ngo atsindire imitungo. Ese iyo mitungo duhora duharanira iteka ubundi bizarangira gute? Iyo mitungo tuzayijyana aho tuzajya? Ko n'ubundi finally twese tuzapfa. Iyo mitungo duhora turwanira tumarana izatugeza he ubundi? Nabyo ko wabyibaza. Uyarangije afata impapuro hangara zegeranya zose. Mukecuru arangije arongera ariyorosa, yigira nkaho nta cyabaye, nta nubwo yigeze ataka, nta no gukorora, akorore bamwumve. Uyarangije aravuga ati ibi ntago bihagije. Arebye ahandi ngo arebe ko hari n'amafaranga yaba arimo ngo byose abihitana bijyane, ahita abonamo n'izindi mpapuro. Ba nyir'urugo bari abakire cyane ku kigero cyo hejuru, bafite ubutunzi buhambaye. Izo mpapuro nazo rero n'ibyo bitabo ntabwo yagombaga kubisiga, nabyo yari ari kuri misiyo yo kubijyana. Mukecuru arebye aravuga ati nindamuka mvuze barampitana. N'ubundi umuntu wabanje kunigagura, sinzi ko aramutse anciye akaberi noneho yandebera izuba, yahita aza akabikorera icyo. Noneho niba nari ndurokotse reka nicecekere, ariko nifatire n'utuvideo ku rundi ruhande. Yashakaga gihamya azerekana igihe nyine bizaba byakomeye, kuko ntibyarangira gutya gusa. Ntabwo bishobora kurangira gutya gusa ngo umuntu aze yiba sahure ubireba ngo wicecekere, cyane ko nyirabyo wenyine yanabikaza akabizamura hejuru, akavuga ati ibintu byanjye byagiye gute, byagiye mu buhe buryo. Ikindi kandi uyu mukecuru atagaragaje n'ibimenyetso, hari amahirwe menshi yuko ari we byajyaho, ugasanga niwe babishyizeho, bakavuga ko ari we wabishimuse agatwara zino mpapuro, cyangwa se agakodesha abantu bakabitwara. Niyo mpamvu nawe yagombaga gufata video. Ubundi iyo ugiye mu rubanza cyangwa se mu rukiko, bagusaba gihamya cy'uko ibyo uri kuvuga ko ari ibya nyabyo. Yaragiye asubiza umusego mu cyumba, akimara kuwusubizaho nuko yasohotse n'igihunga cyinshi, agenda areba hirya no hino avuga ati baraje. Nawe yifitiye ubwoba, ibisambo nyine ubwoba ntibujya bubura. Sasa umukobwa asohotse ahita apfubirana na nyiri imitungo, apfubirana na nyiri inzu. Uyu mugabo urangaho uje niwe mwana wuriya mukecuru. Rero uyu mugabo yari yaratumijeho nyina kugira ngo aze amube hafi, babane mu rugo rumwe. Uyu ngo yasohotse tumubaza ati se uri kujya he? We uri kwerekeza? Ati narinjye nyine ku isoko, ngiye guhaha rwose nta kibazo. Niyo mpamvu nyine ubona nari ndi kwihuta cyane, umuntu uze mu nzu nta byo kurya bihari habe na bikeya. Uyarangije avuga ati ugiye ku isoko iki gihe? Ko amasaha yo guhaha nyazi, waba ugiye ku isoko iki gihe gukora yiki?
ati nyine nanjye birantunguye, ngiye guteka asanga ibiryo byashize, biba ngombwa ko mpita ngenda. Ati nose umugore wanjye ari hehe? Ati umugore wawe nyine yasohotse ntago ahari, gusa araza mu kanya. Ati nose mama wanjye wari hehe? Ati mama wawe nawe araryamye, ari mu nzu, nawe ibere hariya mu nzu araryamye, ari kuruhuka. Umunsi nyine wari wije ataryamye, gusa nyine yiryamye hariya mu nzu mu ntebe. Twabonye ibyo yamukoreye, yamaze kumufunga umwuka we, azi ngo yanamuhitanye. Yarangije aravuga ati nta kibazo, tambuka agenda, urugendo uhaye nta ribi. Umugabo yanze kwirirwa abitindaho, gusa umuntu wese ufite icyo ari guhisha ntiwamuyoberwa, hari ukuntu aba ari kwitwara. Umukobwa yagiye asubira inyuma, agenda kinyuma, mu busanzwe yagendaga neza, acunga ko umugabo yinjira. Sasa umugabo akimara kwinjira mu nzu ho gato, umukobwa yaramucunze, arangije reka uze wirebere. Umukobwa yahise areba hirya, aravuga ati sha ahangaha ndagucitse kabisa. Aravuduka ku muvuduko wo hejuru, atangira gukina igitsi, ariko umugabo nawe yabiketse. Uyu muntu ari kugenda kinyuma, none ndinjiyeho gato ndamubuze, yagarutse hanze, aribaza si uyu muntu nibabi, uyu muntu ni umuyaga, agenda gute? Yaragarutse nawe biramucanga ukuntu arenze hano. Umugabo agira ubwoba, aravuga ati nyamara uyu muntu hari ikintu acikanye, reka nze mukurikirane ndebe ibiri kujya mbere. Buriya baravuga ngo nta muntu uyoberwa ari bw'umwibye, ahubwo ayoberwa hamuhishe. Nawe yarabiketse, aravuga ati shaka uko biri kose uyu muntu hari ikintu ari guhishira. Buriya umuntu uri gukora ibintu noneho nk'ibi ngibi anaba anafite ubwoba, binigaragaza na buryo ki avugamo, uba ubona ko harimo itandukaniro n'uko wari usanzwe umuzi. Umugabo yagize hano kuri porotayi, arebye abona umukobwa ari kurenguka hakurya. Aribaza si uriya muntu ari kwirukanswa n'iki? Uriya muntu kubera iki ari kwirukanka kuriya kwa kariya kageni, none akaba yerekeje hariya? ni ukubera iki? Uyu yari asanzwe ari umukozi wo muri runo rugo, niyo mpamvu no mu boss atiriwe abitindaho cyane. Ariko nanone ari kwibaza, uyu mukozi w'iyi mico noneho yadukanye yo kwifata mu kagoroba, yarangiza akirukanka akajya ahantu kure, yagize amakenga. Buriya baravuga ngo inyamaswa idakenga yishwe n'umututizi. Uyu rero nawe yarakenze, aravuga ati reka nze mukurikirane menye ngo niki kiri kujya mbere, ubundi habaye iki, wagwana ubundi. Yaje mukurikiranye gake gake, aravuga ati ntabwo byumvikana, afite ibipapuro ari kugenda yirukanka, ubundi kubera iki? Nibyo yazaga yibaza, ariko yaramukurikiranye. Barakwereka wa mukobwa uko yagendaga yirukanka, ikizu yaganagamo ntabwo ari we wenyine wari ukirimo. Witegereze urebe, hari uwo yasanzemo ahita amuhereza bya bipapuro. Huyu ni nani? Aramubwira turabikoze mwana. Ati cyane rwose. Aturazizanye zose. Ati cyane. Umugabo ageze ahangaha atangira kumva abantu bari kongorerana. Sasa bo bumvaga bari kuvuga buke, ariko kino kiwe house cyangwa se kino kizu kitabamo abantu kirarangaye, ntabwo gisakaye, nta n'amadirishya ariho, nta n'inzugi. Bisobanuye ngo nyine nubwo wari kongorera umuntu gake, umubwiriramo gake, byari kumvikana. Ugerangije aravuga turabikoze mwana, urabikoze rwose. Ati nyine narinzanye utu twonyine, ndangije hita mbona ibyo ndavuga ati uko biri kose ibyo nibyo bifite agaciro. Uyu aravuga ati cyane rwose. Ati no izere ko n'amafaranga rero yanjye ari mu nzira. Ati we humura. Ati ariko nta wabimenye. Ati rwose nta muntu n'umwe nigeze mbibwira mabuja. Uyu mugabo yaraje arababona, abona buryo kiba ari gupangamo ibintu. Uyu avuga ati we ntuzagire n'undi muntu bibwira, ntihazagire ubimenya. Ariko umugabo ntabwo yabashije kuvumbura impamvu bari gukora ibi byose. We yabonye bafite impapuro ze z'ubutaka, ariko ntibaganire ku cyo bagiye kuzikoresha. Uyu yaramubwiye ati ariko izo nabonaga boss akunze kujyana cyane ni izi ngizi. Ati hanyuma rero izi ngizi zo bisobora kuba ari izariya amashyamba ari hirya iriya misozi aheruka kugura. Izi mpapuro zijyanye nabyo. Yarangije arabyumva, umutima uramurya. Umugabo yarihirinze arakora imyaka n'imyaniko, none ndebera ku munota wanyuwe ibintu bashaka kumukorera. Nawe sinzi uko uramutse ufasha abantu nk'aba, sinzi niba wabashyiramo imiyaga byagorana. Umugabo amaze kubibona arituriza, arirukanka. Ese uyu muntu bazaniye impapuro ni muntu ki? Huyu ni nani? Kubera iki yatumye uno mukozi wo mu rugo rw'uriya mugabo
akamubwira ngo abe ari we ujye kuzana ziriya mpapuro ntaba ari we yigirayo. Uyu ninde? Uyu aramubwira ati ariko ntuzatume boss anyirukana. Ati hoya rega ibi ntago bigomba kumenyekana. Ati kereka abaye ari wowe ubivuze kandi nawe byagukoraho. Ati mabuja ntabyo nzigira mvuga rwose, ndakubwiza ukuri nzakomeza mbigira ibanga, mbese muri make bifate nkaho mbyibagiwe. Ati ubwo reka nsubire mu rugo nabonye boss aje atankeka. Ati nta kibazo wikomeza wigendere, wigire nkaho nta cyabaye, genda urebe utuntu ugura nyine uhite wigira nkaho uvuye guhaha kuko nkuko babimubwiye. Uyu yasigaye avuga ati urakoze mana mbaye mu miliyoneri. Atangira gusereburira ibintu atavunikiye. Usanga kenshi nyine abantu babona imitungo nk'iyi ngiyi batazi imvune zayo aribo bayisereburira cyane. Wa undi we yagiye yirukanka, we yasigara abyina cyane avuga ati ndabikoze nyuma y'igihe kirekire ntabasha kumenya ikijya mbere, ubu noneho ndabikoze birabaye, ngiye kuba miliyoniya, ngiye kuba umuherwe, umukire wa mbere. Arangije atangira no kureba hirya no hino, nawe afite ubwoba, nawe ari kwikeka ikintu, ari kuvuga ati haramusagize umfata se byagenda bite. Arangije yaje bucece aza kurunguruka ngo arebe ubundi nta muntu uri hafi aha. Nawe yari ari kwikeka. Wa mugabo nta kindi yakoze, yahise agaruka mu rugo. Arangije aribaza, ibintu ndi kubona nibyo, ibintu biri kumbaho byashoboka ko ndi kurota. Uriya mukozi wanjye gute iriya mico hoya nanone, ariko si nanone ibyangombwa byanjye baba babifite mu buhe buryo? Umugabo nawe byamunaniye kubyiyumvisha, ntabwo yigeze avumbura impamvu babifite, ariko nanone nk'umunyabwenge aranariza, aravuga ati wabona hari akagambane, reka nze ntegereze ndebe ko bari buze gutaha. Bisobanuye ngo n'uriya mugore watumye uriya mukozi nawe n'uwo muri runo rugo. Noneho igitangaje kurushaho ni umugore w'uno mugabo, ariko ni umugore wa kabiri. Uyu mugabo yashatse umugore wa mbere barabana, ariko umugore wa mbere aza kwitaba Imana, babyaranye umwana umwe w'umukobwa. Umugabo arebye abona aracyari muto, aravuga ati ntago nazasaza gutya, reka nshaka undi mugore. Arangije baragiye yipeveye umwana w'umukobwa ukiri muto, muri ya myaka nyine bamwe baba bagifite amaraso ashyushye. Sasa umugabo nyuma nyine ndebera nawe bitangiye kumubaho, nawe atakekaga. Nuko yinjiye iwe, akimara kwinjira asanga nyina ariko ahagira ahangaha yihishe muri rido namini mu ishuka. Nawe yari yagize ubwoba avuga ati baramutse bagarutse, uriya mukobwa aramutse agarutse agasanga ndacyari muzima, noneho yahita mpitana bya nyabyo, reka nigumiremo. Kuva cyagiye nta nubwo yigeze yiyorosora, yagumyemo. Ati mama kubera iki wishe manga kandi mbona ufite ubwoba, niki cyabaye? Ikindi kandi kubera iki mpuye n'uriya mukozi ari kujyana impapuro azijyanye muri kiriya kizu cyari hakurya kitaruzura? Ati mwana wanjye byihorere, ahangaha ariko mfite ukuri, ngwino nkwereke, ngwino ngira akantu nkwereka ahangaha k'ibanga ariko ubimenye, ngwino hano nkwereke. Umugabo yaje kureba, yamweretse iki? Nta kindi yaragiye kumwereka ya video yafashe uriya mukobwa ari kumunigagura, byose yarabimweretse. Umugabo aribirebye arikanga, aravuga ati ntabwo bishoboka, byumvikana bite? Uriya mukobwa ni wowe tinyusa akora ibintu nk'ibi? Ati mwana wa ndebera rwose, nawe ndebera, dore n'indi video ahangaha. Noneho yagiye ari mu kabati ubikamo ibyangombwa by'ubutaka by'isambu imitungo yawe, arangije byose abikuramo arabijyana. Uyu aravuga ati Yezu Kristo we, kumbi ati kumbi umugabo nta nubwo yari yanamenye ko nyina babanje kumunigagura kugira ngo bakore biriya byose. Nyina yabanje kurya umunigo. Ibaze noneho aramutse agufashe wabanje kunigagura nyina, niba hari n'agahano yari buguhe nyine, ibaze inshuro yahita gakuba, noneho yahita bigira byinshi. Ati niyo mpamvu ikigoryi duhuriye hano ku muryango cyarangiza kikambwira ko kigiye guhaha, kumbi hari icyari kibiri inyuma. Bureka nze ndaje ndakwereka sha, ndaje ndakwereka, ibi ntago byarangira gutya. Umushenza mbeshye. Sasa yaje ahangaha yanga kusa n'ubyizeramo ukuntu, aravuga ati reka mbanze ndebe wenda wasanga atari ibyanyabyo kuko ntiyabitinyuka.
aje kureba mu kabati asanga karera. Aravuga ati wowe yasaka sinari nabishyizemo. Nyamara ibi bintu wabona ari ibya nyabyo. Buriya hari igihe bakubwira ibintu cyangwa se nawe ukabyibonera, ariko bitewe n'ibyo bintu ubonye buryo ki utatekerezaga ko byabaho, ukajya wibwira kuri kurota. Wowe ku bwawe ukavuga ati sha byashoboka ko ndi kurota ibi bintu ntago ari ibya nyabyo, ntago nabyemera. Ati mama mbonye none hari ibyo byose babijyanye ibyangombwa byanjye. Ati ariko reka nze ndaje nkwereke ikiyo kigori ntago kiri buze kunkira. Nicyitwa ngo ni ikigore cyanjye. Umugabo yarakaye none yatangiye kwita umugore we ngo ni ikigore. Buriya igihe umuntu akurakaza nyine nawe ukabyumva ko warakaye bya nyabyo. Ati mwana wanjye reka gusakuza cyane, kubera ko ibyo yakoze byo ni ibindi. Waba wigeze wumva amajwi yavugaga ahangaha? Umva no majwi yararimo avuga ati mabuja nizere ko ari buze kumpa amafaranga yanjye ko yuzuye ubwo ibyangombwa byose mbibonye. Ahangaha ari gukuramo biriya byangombwa, niyo magambo yavugaga nabyo byumve. Ati byashoboka rero ko hari umuntu uri kumukoresha. Ati rega wikwirwa ubitindaho njye namaze kubibonera. Umugore wanjye niwe wabimutumye, mbasanze hariya muri kiriya kizu nkayibirwa ibyo bari kuganiraho, ariko niyo mpamvu. Bureka nze ndaje nkwereke mama wowe icecekere. Ugiye kwigira nkaho nyine yamaze kukwica byarangiye, wongere wiyorose. Reka nze nanjye nikumbagaze hasi, bigaragara ko nyine nababaye kubera ko mama wanjye yitabye Imana. Bisobanuye ngo uno mugabo arashaka gukomeza akabwira nyina kagitinga nk'uwapfuye n'ubundi. Ati ariko mbere yuko ibyo byose bitangira ntago namuhereza gutyo, reka mbanze mpamagare polisi kwanza, mbanze sabe ubufasha mpamagare polisi. Nuko yagiye guhamagara polisi. Uko yari ari kubahamagara, mukecuru nawe agumana video hangara avuga ati ntawe ndi buyishyire mfite gihamya. Atafande ndabinginze nonaha nagize abanyabyaha bashobora no kunyica, bari bantunze imbunda mu kanya nuko ngeze amahirwe nk'abacika. Umugabo nawe yarabikabirije. Erega buri uri muri kese ikeneye ubufasha, iyo uvuze nyine nkaho nta bufasha ukeneye bya nyabyo cyane, usanga ubwo bufasha utanabubonye byihutirwa. We yaravuze ati bari bamfatiyeho imbunda bagiye kundasa, sinzi ukuntu mbakwebye mba ndabacitse, ndebera umuntu nawe wacitse abantu bafite imbunda. Ati rero nimwohereza abapolisi ndabinginze muze muntabare. Ati nkeneye ubufasha ndabinginze. Ndetse afanda yahise amubwira ko nyuma y'iminota mike cyane itarenze 30 bari buze kuba bamugezeho, kubera ko sitasiyo ya polisi yari kure ugereranije nawe uyu yari aherereye. Arangije aramubwira ati rwose nimubanguke, ubufasha bwanyu ndabukeneye kandi byihutirwa. Baramubwira ati we humura. Ati nimuze bafite imbunda umwana wanjye bayimufatiyeho, ndetse na mama wanjye nawe bayimufatiyeho, rwose nimubanguke turebe ko hari icyo mwakora. Ubwo ukimara kubwira polisi mbese ko abantu babateye bafite imbunda, ubutabazi ububona byikubye noneho byihuse. Bahita bavuga ati wenda abo ngabo banatera igihugu, reka dutabare byihuse. Umugabo aje kurunguruka hano yumvise umugore we na wa mukozi bari kugaruka hano. Ese bagarutse kugira ute? Ko imitungo bayibonye bagarutse gukora iki? Umugabo yese zangaranje avuga ati mama iyo rose ongera wagitinga nkaho wapfuye ntago wemerewe kuvuga, ugomba kugumya ucecetse mpaka ibindi nge ndaza kubyikorera, we ntugire ubwoba. Ukomeze uceceke unkundire ntugire ikintu na kimwe ubivugaho, nge ndabyikorera nzi buryo kindi buze kubitwaramo. Sasa umugabo urangaha yahise aca bugufi ajya hasi yicara ku makaro, arangije atangira kurira. Erega buriya kurira nabyo iyo ubishoboye hari igihe bigufasha muri kesi imwe cyangwa indi. Nk'uyu nguyu we yarabishoboye cyane, yifata ku mutwe woko nk'umuntu wapfishije. Buriya niba warabonye nyine umuntu wabuze we buryo cyaba babayemo agahinda bafite amarira buryo cyaba ari kuriramo, ugiraho nawe yarabyiganye biranamukundira. Akiri aho ngaho ari kurira, abandi za nkozi z'ibibi ba nyiri gukora biriya byose binjiye. Uyu yarinjiye abona bosi wari kurira. Arangije avuga ati bosi habaye iki? Ariko bosi we yanga kwirwa amusubiza, bigaragara ko yari afite agahinda cyane. Yarakomeje ararira cyane avuga ati ni muntabare, nkeneye ubufasha, ubu koko ndabigenza gute? Ubu se basi nsigaranye iki? Ati mama kubera icyo nsize, kubera icyo ugiye kandi ubizi ko ari wowe nari nsigaranye. Ati bosi habaye iki?
ati byihorere mama wanjye arapfuye, ngeze ahangaha asanga umwuka umushizemo. Sasa nyiri kubikora nawe yigize nkaho nyine kuko bimubabaje, kumbe ni umushinyaguzi wigendera, niwe byose wabikoze. Gusa nawe icyo atazi n'ukundi nuko bamuvomboye. Uzi kubona umuntu akuryarya kandi noneho akakuryarya ubizi neza ko ari kukuryarya, uba ubona rwose utazi ukuntu ameze. Gusa uba ubona ku rundi ruhande biri na Fanny bicaye aho ngaho bose bafatanya kurira. Sasa umugore w'umugabo dore ngo arataha, ageze ahangaha asanga umukozi ari kurira, asanga bosi nawe ari kurira umugabo we. Yahise aza yirukanka avuga ati sheri habaye iki? Ni iki kibazo kibaye? Ati bebe byihorere, muri aka kanya tuvugana umubyeyi wanjye amaze kuva mu buzima, ntabwo agihumeka uw'abazima. Aba nabo baciye bugufi, dore kurira ni korabo yo kurira, bakoze akantu k'agakorabo barafatanya ati reka turire sha. Gusa nubwo bariraga byari ibya Nyirarureshwa, ni ibyaho ngaho nyine byo kugira ngo bikize umugabo atabona ko bishimiye ko uno mukecuru yapfuye. Gusa abantu batagira umutima nabo babaho. Ibaze umuntu utinyuka agafata umuntu akamuhitana akamunangura akamukura muri iyi si, we aba yumva iherezo rizaba ari irihe? Abangaba bakomeje kurira, amarira ni yose. Gusa umugabo nawe nta gatego yabitege, ubundi hari ukuntu wifatira abantu. Sasa yagiye kumupfukuraho ngo arebe, umugabo aravuga atoya wipfukuraho rwose, ukuntu ari gukanura rwose sinshaka no kubireba nanjye. Atese kubera icyo utamupfutse ku maso ngo utume nyine, ubundi hari ukuntu umuntu wapfuye nyine bafata amaso ye bakayahumisha kugira ngo adakomeza akanura. Iyo ari gukanura hari ukuntu bigaragara nabi nyine ukabona ari kukureba kandi yamaze kuva mu buzima. Uyu aramubwira ati kubera icyo utamuvuze ku maso? Ati nasanze yamaze gupfa byamaze kurangira, ntabwo nari nkishoboye nyine kuba namupfuka. Kandi ibyo byose ubikora gishyushye, kuko iyo ubikoze yamaze kuma ntabwo biba bigikunze. Urabyumva nyine amaraso ntabwo aba akiri kuzenguruka mu mubiri, aba yamaze guhagarara. Uyarangije aramubwira ati bebe ihangane ariko bibaho, umuntu w'umugabo sura komeza urire natwe turi kurira, reka twebwe turira basi wowe bakarume. Wumva umugore uri ahangaha ati wewe wirira twebwe tureke turire, we bakarume nta kibazo. Gusa aba bose nibo bamwikijije. Umugabo arangije aravuga ati asye mureke kunyiririshwaho bya Nyirarureshwa. Barikanga iki? Bagezemo akantu k'ubwo umugore arikanga, umukozi arikanga. Nyagasani uyarangije aravuga ati ubwo se muzi ko ayo marira yanyu nyitayeho? Ayo marira yanyu si yinyitayeho, noneho wowe bikaba kandi karusho. Ndashaka impapuro zanjye z'imitungo wa mukobwa we. Ati genda arengana. Impapuro z'imitungo yihe? Ibyo ntabyo nzi. Ati sishaka kwisubiramo wa mukobwa we, ndashaka impapuro zanjye, dokima zanjye ndazikeneye. Mukanya turahuye uri kugenda wirukanka kibuno mpamaguru ugira ngo sinkureba se? Erega narimbiza atari ko ngiye urambeshyira bosi, ngiwe nari nigire ku isoko. Mbese muri make umugore we yahise yumva ko bamaze kubavumbura ntacyo kurenzaho bagifite. Za defense mechanism bateguraga, ati turi defanda gutya turabikora gutya, byose byabaye iby'ubusa. Umugabo afite ubuhamya, afite video, afite buri kimwe cyose, ubu nta naho bamucikira. Arangije aravuga ati wa mukobwa ntutume nongera kwisubiramo nanone, ndashaka dokima zanjye. Ati rwose nge ndarengana, nta kintu mbizi ibyo uri kuvuga, ntacyo mbizi. Ati ninde wagutumye ubundi kuza guhitana mama wanjye? Ninde wagutumye ngo uze utware impapuro z'imitungo yanjye? Ninde wagutumye? Ati mama kwanza banza uvemo. Uyariyorosura, abandi barikanga bazi ngo yapfuye bobo. Nyagasani uzi kuba wari uzi ko wishe umuntu ukabona ni muzima. Hari igihe utangira gutekereza uvuga ati sha uyu ni umuzimu we wagarutse, cyangwa se ugatangira gutekereza n'ibindi byinshi. Ariko aba ngabo bari bazi ngo bamurangije, yamaze gupfa, nta nubwo banatekereza ko akiri muri ubu buzima. Bagize ubwoba barikanga, bamera nk'abaguye mu kantu birabacanga. Uyarangije avuga ati mukecuru uracyari muzima? Uyarangije aramubwira ati kubera icyo utekereza ko ataba ari muzima? Wowe se uri Imana ngo wagakwiriye kuba wamuhitanye? Ariko nanone ndabizerega ibyo wari ugambiriye ntago byabashije kuguhira, ariko ntago nabitindaho rwose cyangwa bintungure. N'ubundi narakurebaga byose, ariko mbwira umuntu wakohereze. Ati rwose ntago ari njyewe n'umugore wawe, niwe wampaye akazi watangira gusigana. Ati nde waguhaye akazi mukobwa? Ngo njyewe uyu nguyu nige waguhaye akazi?
ati rwose boss yantumye ambwira ko azampa amafaranga, arambwira ngo ngende muzanira ngo nze mpitane mama wawe, nimara kumuhitana umundi mushyira ibipapuro by'imitungo, ngo yagerageje gushaka kuba yayifata kuva na kera hose biranga, nyine akabona mama wawe ari kumubangamira cyane, ngo yari buzampa amafaranga menshi cyane. Sasa abangaba batangiye gusubiranamo, buriya ibisambo bifashwe byibanye ugasaba byagiye kwiba ahantu hamwe, kimwe bagifata kigahita kivuga n'abandi ngo ntago babyemera, ngo genge yabo abayiraburije. Uyu rero nawe yaraburije uwo bakoranye, aramubwira ati niwe wantumye wijya kubyihakana wa mugore we, nge ndarengana, iyo mitungo se nari nyizi, ibyo bipapuro nari kubijyana mbijyana he? Kandi boss ikindi urabizi ko ntaguhemukira. Uyu aravuga ati ko nagatindi sheri n'umutindi, gute nge natinyuka gutwara imitungo yawe? Erega imitungo yawe ni nk'ahari iyanjye, gute natinyuka kubikora? Wasanga yoherejwe nabo mu muryango y'iwabo, bakaba bararebye ukuntu ukize nyine, bakaba bashaka kwigarurira twawe. Ati boss ibyo bintu wabyemera koko? Boss ibyo nizere kutabyemera. Sasa yaravuga ati wowe uri ikigoryi, ntago byumvikana nagukuye ku muhanda uri umutindi, none nyuma y'ibyo byose ndebera. Ugira avuga ati boss rwose urabizi ko ntaguhemukira, umugore wawe niwe yampaye akazi, yari yambwiye ko azampamo 500,000. Rero ku bantu nk'aba ngaba bahoze ari abashomeri, ku muntu w'umukozi wo mu rugo uba wikorera 30,000 kugira ngo azagwize 500,000 bimusaba imyaka myinshi cyane. Rero kumubwira ngo uramuha 500 ziziye rimwe ubu mufashije, none nta n'ikintu cya danje yakoze ngo kimufate ibyumweru cyangwa n'ukwezi, aba yumva ari ibintu nyine bikubiye kandi byiza cyane, aba yumva ari udufaranga tuziye rimwe. Rero yatangiye kwisobanura ukuntu byose byagenze n'uburyo bwo kugira ngo abikore uko byagenze. Sasa uyu mugore avuga ati sheri ntiwumva ibyo akubwira, rwose ntiwumva amabwire, ibyo bintu ntubyizere, gusa sinzi ko yabura kubyizera kandi n'ubundi nawe yabyiboneye, yabiyumviye bari kuganira. Wiravuga ati mwabuje warese kunyihakana koko? Atari kwa mukobwa ko nakuzi ndakwihakana dupfiki. Sasa uyu mugabo yumvise bakomeje gutongana bisubiranamo, ahita babwira ati mwese nimuceceke. Ati wa mukobwa urabizi ubuzima nagukuyemo, wari uri hafi yo gupfa, uri hagati yo gupfa no kuba waba hari kukabaho nabi, ubundi hari ugupfa hari no kuba hari kubayeho nabi. Ati nawe wa mugore we ibuka ibintu wasezeranije njya kukuzana, ibuka neza ibyibuke, ubuzima wari ubayemo, mvuga ati wenda uri umwana mwiza, ati ufite imico myiza, none ibyo waje kubyigira hehe? Sasa hari ukuntu bajya bavuga ngo buriya ushakanye n'umuntu wibereye mu cyaro, ngo hari igihe aba atarata umuco, akaba akiri umwana umeze neza, ariko ntabwo umenya ahantu imico yikuriye ageze mu rugo. Wagira ngo ahita ahura n'abandi noneho b'abanyamujyi babisireyinze kera bakamwigisha. Uyaramubwira turabyibuka neza amagambo navuganye na mama wawe, urabyibuka neza byose narabikweretse nari mfite, twumvikana ko nta kintu na kimwe uzigera ubura muri runo rugo. Niki kintu wakeneye ukakibura, ariko urarenze, ushatse gufata imitungo yose navunikiye, buri kimwe cyose nakobokeye kuva mu bwana bwanjye, nkajya mburara rimwe na rimwe kugira ngo mbigereho. Uratinyutse urabifashe, ushatse kubintwara. Ese kunkomerekereza umutima hari icyo bigufasha? Mama wanjye use basi yagukoze iki? Kandi no mukecuru umugani wikwibaza, bari bagiye kumuhitana bamuzize iki? Nta kintu yigeze abakoraho kibi, ntawe yigeze atuka, yabaga yibereye aho ngaho yiturije. Uyaranje nawe ati mwana wanjye narakubwiye, utwo twana tw'udukobwa duto tuba tugifite amashagaga, dufite amaraso anyarutse cyane, ikindi kandi tuba dufite ahantu ushaka kuzagera, rimwe na rimwe bukanabicisha mu nzira mbi. Ati bose mwimenye rero, we n'umugore wawe niwe wabikoze, nge nta cyaha mbifitemo. Sasa uyu mukecuru ngo yagiraga inama umuhungu wamubwira ati uriya mwana w'umukobwa uzanyungana kuriya koko, uri kubona uriya mwana w'umukobwa muzashobokana? Umugabo yanga kubyumva, yigira umuntu wahatari, ariko dore uko birangiye. Barakwereka umukobwa uriya mukozi yahise yigendera, ubundi baravuga ngo aho kwica gitera wica ikibimutera. Rero uyu nawe niwe basigaranye nyine, kuko ari we wateye ibi byose, niwe bafashe nyine, bagomba kumuhana cyangwa se agomba kubibazwa. Ariko uriya mukozi we kuko yatumwe, yahise yigendera ava aho ngaho. Sasa ibisigaye ni iby'umugore n'umugabo. Uyu ngo batangiye gusubiranamo, uyu mugore aravuga ati kwanza nanabikoze. Ati se ubundi reka nkubaze, reba ejo bundi waguriye mama wawe inzu,
umugurira isambu, ubutaka, umugurira imisozi, umugurira buri kimwe. Ntabwo wamuguriye imodoka. None njyewe ntabwo ndi umugore wawe? Kubera iki njyewe utantekerezaho? Kuki utajya unyibuka? Hari imodoka mfite, imodoka tugendamo si yawe, siyo wumve nawe. Sasa uyu nguyu yababajwe nuko nta modoka yiwe afite, kandi igitangaje kurushaho niyo umugabo we afite bose bayigendamo nta kibazo gihari. Sasa uyu mugabo yaravuze ati wa mugore we, nagira nkubwire ko nta jambo ryawe nkikeneye kumva muri aka kanya. Ubu igikenewe bisa nkaho rwose urugo rwarakunaniye, byamaze kurangira, ntabwo tugishobokanye. Ati nidushaka ntidushobokane. Ubu ni se ko imitungo yawe yose namaze kuyigurisha? Erega ndayifite kandi ifite uburenganzira bwo kuba nayikoresha icyo nshaka. Uruhushya rwanjye nanjye ruriho. Ikindi kandi sinkina gutinyerega. Ubwo rero watekerezaga ko naje hano muri runo rugo kuko ngukunze, watekereza ko nkukunze nyine nanagupfiriye. Ubwo suri iki we napfira akantu k'agasaza umugore wa mbere yataye akagenda agapfa? Wumvaga se nanjye nkeneye kuzanga kugira ngo mpapfire gutyo? Nari nkeneye imitungo sheri. Arangije arasohoka aragenda. Mu rugendo rwe atarajya kure, akimara gufungura hari uwo bahise bakubitana. Sasa uwo bakubitanye noneho azanye za mpapuro za dokima zose. Sasa witegereze urebe, wari uri kwimaringa ngo imitungo yayigurishije, ngo dokima zose arazifite. Dokima bazizaniye umugabo. Uyaranje avuga turakoze mwana wanjye. Turakoze cyane rwose, uri uw'agaciro mu buzima bwanjye. Ati rero ubu wibwiraga ko wandushije ubwenge, watekerezaga ko wandangije, watekereza ko ibintu byose wabishyize mu mucyo byarangiye. Gusa wibeshyaga ngo wayigurishije, ngo wagurishije buri kimwe. None izi dokima zirangase kutazihaye uwo mwagurishije. Bidatinze wa mugore yabonye ko avumbu wagiye kuvangaha amaramasa, yahise aca bugufi atangira gusaba imbabazi. Uyarangije aramubwira ati nge sinakubabariraho kugira ngo ubabarire napfa. Ati mwana wanjye irukana injiji, irukana iryo shyano, risohore muri ino nzu. Ubundi mukecuru yavuzeho, urabyumva nyine igikurikiraho birakurikizwa. Kandi yavuze ibintu noneho bigahurirana n'ibyo nawe wari uri gutekereza, iba ari indi mpamvu nyine yatuma uhita ubikora ibyo byose. Ati sheri nyine byose ntago nakubeshyaga, reka twiyunge njyewe nawe dusubirane, ntabwo nari mfite gahunda yo kuyigurisha. Ati hagarara aho ngaho ahubwo ndaje nkwereke sha uko intama zambarwa. Sasa uyu nguyu abonye ko umugabo ari seriye, umugabo yagiye kuzana umuhini. Uyarangije aravuga ati ndapfuye noneho rero ubuzima bwanjye burarangiye. Nuko yahise asohoka yirukanka. Umugabo arangije abonye ko igisozi kimucitse atajya mu idirishya, aza kureba ubundi. Ati sha nayo wigira, erega polisi ziraho hanze, genda nyine muhure ujya aho wakwiriye. Mbese muri make ujya aho wicurereyeho. Ubundi buri wese muri iyi si agira ibintu yiyaturiraho. Bariya nabo nyine bari biyaturiye kujya muri gereza. Iyo ugiye kwiba uba uri kwiyaturiraho kujya muri gereza. Yaje angabwira umwana we ati ndagushimira umwana wanjye. Ati ariko nanone mfite akabazo, ziriya dokima ko nzi ko yari yazijyanye, wowe wazigaruye ute? Kandi mugani nawe wabyibaza. Umwana arangije aramubwira ati papa, burya kinazigaruyemo rero we ntago wapfa kubyiyumvisha. Uyu mukobwa yigaga muri kaminuza. Ati papa rero ubwo nari ntashye mvuye kwiga, naje rwose nk'ibisanzwe, ariko ngeze ku muryango hari ibintu nabonye bidasanzwe, biba ngombwa ko mbanza kubyitaho nkabanza nkanamenya ngo ibyo bintu ni ibiki. Reka turebe ukuntu byose byatangiye sasa kugira ngo uno mukobwa aze kumenya ibya ziriya dokima. Yararanga atashye asanga bari kuganiraho. Uriya mugore ari guha amabwiriza uriya mukobwa, amubwira ati wowe uragenda ufate uriya mukecuru umunige. Numara kumuniga rero uragenda urebe mu gasanduku aho wambwiye wabonye bosi we yabikaga ziriya mpapuro cyangwa se umugabo wanjye. Nurangiza uzinzanire, nzaguhemba amafaranga ya naya. Bavugana ibiciro, bavugana buri kimwe. Ibyo byose bavugaga gusa ntago bigeze bakeka cyangwa se ngo batekereze ko hari umuntu uri hafi aho ngaho. Nibwo uriya mwana wuriya mugabo yahagobotse, arabumva atega amatwi, yumva ahantu ngo impapuro bari buze kumusanga. Nyine uriya mukobwa namara kuziba aho ari buze kumusanga, amubwira n'ahantu bari buze kuzibika, amubwira ko afite n'umuguzi w'inzu byose nyine n'imitungo byose uri buze guhita bigura. Arangije kubyumva uno mwana nibwo yagiye handi nyine bavuze ko bari buze gutsimba za dokima,
ahita aziterura azizanira se. Niyo mpamvu nyine hari igihe ubyara neza ariko wowe wabyaka kugoboka. Uriya mugabo se buriya ntaruko we n'umwana wera. Ndabakunda cyane, Imana ibampere umugisha. Inkuru zacu nakagaruka. Ciao ciao, dore mu